Hari abantu benshi tuganira bafite ikibazo gikomeye cy'uburyo bagabanya ibiro byabo, akubwira ngo njyewe nagerageje ibintu byose ariko ntabwo nanuka. Hari ikintu maze iminsi ntekerezaho kandi nabonye ari ingenzi cyane. Ubundi kugira ngo umuntu ananuke ni uko ibyo kurya aba yariye, imbaraga aba yinjije zivuye muri bya byo kurya yariye ziba nkeya ugereranije n'ibyo watakaje. Bivuga ngo niba wenda winjizaga kilokalori 3000 ku munsi, ugomba kuzigabanya byibura zikaba kilokalori 2000, none ugasohora nyinshi cyangwa se ugakoresha umubiri cyane ku buryo utakaza byinshi. Rero hari abantu benshi bagiye banagerageza bakicisha inzara ariko bikanga. Ndagira ngo mbamenere ibanga, niba ushaka gutakaza ibiro ukwiye no gutangira kwitoza gukora siporo. Buri ibintu byo kumva ngo uzajya wirirwa wicaye ngo nkwe mu karo gusa, ngo ndye umugati umwe, ngo ndye duke, oya, niyo unabigezeho kubera ko nyine uba watakaje ibiro mu buryo bwo kwicisha inzara, ni ukuvuga ngo umubiri utwara bya binure wari ufite ariko nanone ugatwara n'amasozi cyangwa se imikaya, za nyama, za poroteyine, bituma umuntu agaragara nk'ushaje. Ni ukuvuga ngo rero niba ushaka gutakaza ibiro mu buryo bwiza, ukwiriye nyine gufata regime, yego nibyo, ariko nabwo wagiriwemo inama na muganga ubizobereye. Ni ukuvuga ngo uba ukwiriye kwegera muganga ubizobereye, kuko ntabwo abantu bose aba ari kimwe, ntabwo abantu bose barya bimwe, ntabwo uko ubayeho ariko naka abayeho. Ni ukuvuga ngo rero iyo wegereye muganga uzobereye mu bigendanye n'imirire, mugafatana umwanzuro bitewe n'uko ubayeho, biba byiza cyane. Noneho aguha amahitamo mazima, akwereka ibyo kurya ushobora kurya bizatuma nubwo watakaza ibiro ariko ukomeza gusa neza. Abantu benshi bakora ikosa, ugasanga umuntu afite imyaka 25, yego yageze ku ntego yo gutakaza ibiro ariko byagendanye na za nyama, noneho bikarangira ameze nk'umukecuru w'imyaka 40, ugasanga uruhu rwarapfunyaraye, rwarakanyaraye. Rero niba ushaka gutakaza ibiro mu buryo bwiza, hari n'igihe nanone uba ukiri na mutoya, sibyo? Tufata urugero nk'umuntu mutoya wenda urya 2 ku munsi, ako 2 ku munsi n'ubundi si kenshi, ariko wenda ikibazo ni uko wirwa wicaye. Niba rero wirwa wicaye, ukwiriye gushyiramo akantu ka siporo, ukwiye kwitoza gukora imyitozo ngororamubiri. Waba uba uri no mu rugo ugatangira gukora imirimo y'amaboko. Ntabwo ari byiza ko niyo waba ufite umukozi akora ibintu byose we ntacyo ukora. Koresha amaboko, Imana yaduhaye amaboko kugira ngo akore, umubiri wacu waremewe gukora. Niba rero udakora, n'ubundi uzabyibuha, ntabwo ushobora kugira ubuzima bwiza. Nubwo watakaza ibiro ariko ntabwo uzabaho neza. Imenyereze gukora siporo, unywa amazi ahagije, nushaka kurekereho ibyo biryo urya. Niba urya 2 urajya kwiyahura urya 1 kubera iki? Ahubwo kora icyo kintu nyine wanze gukora. Kora imyitozo ngororamubiri byibura iminota 45 ku munsi cyangwa se na 30. Ujye ubikora buri munsi, ubundi uzabona igisubizo cyiza.